umuntu wancekeje ngo umuzungu mu gitondo ngo abyuka yikoze mu mutwe atekereza ukuntu yarushaho gukora tekinoloji n'ibintu bikomeye ku isi. Umwarabu akabyuka yandika imibare uko acuruza, umunyafurika ngo abyuka akoza avuga ati abantu baroroka bate. Erega Afrika ubushyuhe uyu murongo wa Equateur turimo ducamo. Umunyafurika ngo mu gitondo cya kare abyuka akoza turoroka koko cyangwa haracya cyane yagenda. Ariko umuntu wambaye umupira w'umutuku. What? iradiyo izigiye ariko hari nashonje. Nyakubahwa Paul Kagame, bayabazi mwese muri kunyumva, banyitanyira amajyambere Esperance umwana w'umutwe, mwarakoze sindi nyagirwa, ariko noneho nimutugwaneho inzara itumereye nabi. Intwari ni nziza ntago yiganyira yishakira inzira, uti murebe kuntu abashigashwe nyuma n'amateka babona amafaranga yaba yicyuzi barayakobokeye, ariko kutiko yakobokeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasindamo mitsingi kabaye narangije mwana wabega. Tuzagubaka banyurana turuzure na paradizo. Trying to breathe. Jesus is Lord. Ubwira akantu keza kakubaka mu buzima. Kanguye inama y'umunsi rero. Akantu keza kazakubaka ku buzima kamara mu boss. Kandi aho nkubeshya. Sibyo? Unyibagirwe. Polisi kwa mwenzoga ngabara masada tukura andi sabena zama wedi kabaryara y'ikinyoma akabona ura nakinafata Aragifata. abamwe bino ayiseka kura amaflamezi akabana veri taragura Arayifite. Abiso Bose wasinze. Mandangwa kanyanga. Jesus is Lord. Funke. Nta n'umugabo nigeze byibura ngo numve n'icyo cyangara. Icyo cyanga rwose. Bandushije. Nuko yumvisha n'umuntu ko kimera gute. Wese bwurumva ninde wakumenera ibanga. Nanjye mfite amatsiko yacyo. Nuko ngitegereje ko nzahira nka kibungo. Haye mite. Imana izamumpera. Hasezerano ufite. Kireke iryo. Oh no. Subhanallah sanu. Yana kafra. Respect. Rich ones and cup of tea, oh, funny people. 70 years old man. Jesus Christ of Nazareth. Run. Icya kabiri ngushimira nuko mu magana y'abakobwa benshi uziranye nabo washimye kurongora umugore usurya. Uyu mugore ni mwiza ndagapfiki. You think say they wise? Rero twagiye tumusuhuza tumwitaza. Ndagira ngo wegere umwana mufungane bukwase sinshaka amazamu hagati yanyu. Kandi wakoya kori yashaka nakubwira ikireka ngiye kwinywera inzoga. Aro sheri. Ibi byacoga musu bimenyaga. Cyubwo rero tuzongera kuvugana ari uko ibi byacoga mu byavuyemo. Ari inshingano zikomeye bampayemo. Iyi ni njyewe uzaza urasetsa abitabiriye inama bose. Ariko sheri nawe uransetsaga. None si wari uzi ngo bazaja barakora inama barakaye.
mata me going to head me going nyine to head aho nzawa kwa mutwe warunduwe ndaguhaze aho ndahazi jyaho tugiye how much ewe nta match ihari niba ari iyo nzira washaka kunyura ugiye kuri stade nta zakinnye uyu munsi rwose no money uzi iby'umupira Sadio Mane agiye no. No. Oh, he tried it. Bite muko? Ni meza. Gara ufite imyaka ingahe? 15. Ngufite ingahe? 15. 14. 10 ningahe? 13. Ugize ngo none se papa ariko yatubwiye ko ufite 20. Niyo mfite. Ndaguteye. Nawe nzi bavuga ngo ni kazungu niko nzi gusa. Numva bavuga ko ari kazungu yaguteye. Nuko numva bavuga ngo ni kazungu. Ariko ubundi kazungu yagushukishije iki? Je. Siyansi igaragaza ko umugore igihe kinini ashobora kubika ibanga ni iminsi 2 n'amasaha 12. Rwarabuze nta kanya 12 nta mugore uba kwisi wabika ibanga rirengeje ayo masaha nkubwiye iminsi 2 n'amasaha 8 hagati y'8 na 12. Uwo mugore ngo ntagabaho ngiye arihishe cyane nyine aribwira ngo besto we. Urumva ko siyansi ngo niko yagaragaje kandi ngende umusa nye siyansi. Ibisambo biduteze amatwi none ahangaha byugomba kumva ko bitemewe gukora ibyo birimo gukora. Byaba bikorera abanyarwanda, byaba biteganya kubikorera abashyitsi, gukora ibitemewe birahanirwa cyangwa bigakurikiranirwa. Abantu rero babigize ingeso wese ibisambo bumva ko ari byo byabafasha. Turagira ngo tuvuge ko nta mwanya bafite. Nuteganya rero kuzavuga ngo azashikuza umushyitsi amenye yuko nashikuza umushyitsi cyangwa se abantu bazaba ari muri izi nama yuko azabizira. Azabiryozwa. What is your name? What's your name? What's your name? No. Oh, he tried it. Iyo weretse umuntu kubabaye usonze y'urukundo ntibituma ruguha ahubwo aragukoresha. Rega na ahantu hose iyo weretse umucuruzi ku mwenda wawe ukunze cyane aguca menshi. That's normal, right? Ntukiri uwo wahoze uri we, ukora icyo agusabye cyose, umufata nk'amata y'abashyitsi agukoshereje ni wowe usaba imbabazi simply because udashaka ko agenda kuko ufite ubwoba bwo kubaho wenyine nta mukunzi. Dia uri kwisuzuguza, wikwiheba kugeza ubwo utora icyo ubonye. Showing the world and you every 6 months is never good luck. Buri mezi